gukerensa niki? Gukerensa no gutesha agaciro muri dictionnaire. Ikintu bita profane no gutesha agaciro. Profane gutesha agaciro. Mu Cyongereza bakoresheje ijambo defile cyangwa debase cyangwa describate n'ubangurwa ijambo defile debase. Noneho rero desecrate bisobanura mu Cyongereza ngo profane. Iryo jambo profane bisobanura gukerensa, niryo tugiye kureba. Gukerensa noneho rishobora gusobanura ingingo ya mbere, rishobora gusobanura kwanduza mu maganya Yeremiya ibice 2. Icya kabiri rishobora gusobanura noneho konona, nkuko mu Balewi ibice 22:9 havuga konona ubuturo bw'Imana. Gukerensa rero ni ugutesha agaciro, ni ukonona, ni ukwanduza, ndetse ni no kwica ku rugomo. Buyo bivuga gukerensa ariko atari ugukerensa. Umuntu umwe yaravuze ngo gukoresha Bibiliya ya telefone afite Bibiliya yindi y'impapuro ngo ni ugukerensa. Aho ntabwo ari ugukerensa, ahubwo ni iterambere. Ntabwo ari ugukerensa oya. Wakoresha Bibiliya ya telefone cyangwa wakoresha Bibiliya y'impapuro nta kibazo, cyangwa wayifata mu mutwe ukayikoresha. Ariko gukoresha Bibiliya ya telefone ntabwo ari ugukerensa y'impapuro. Ikindi ntabwo ari ugukerensa itorero. Abantu bakerensa rero mwirinde kandi mwihane. We gukerensa gutesha agaciro ibifite agaciro, we gukerensa amaraso ya Yesu Kristo, we gukerensa ibihesha ubugingo. Ihane wisubireho. Abakerenceje bose bahuye n'ingaruka y'ibyo bakoze byose. Twabonye Yuda uhangara akicarana n'abatambyi, akaja mu giciro cyo kugurisha umwana w'Imana, bagacira amafaranga bagasubiza, bakageza ku bice by'ifeza 30. Yuda akabyemera kandi yaragendanye na Yesu. Uko nugukerensa. Binde konona kuko abantu bononye ubuturo bwera. Mwirinde kwica ku rugomo, mwirinde kuzirura ibizira. Nubanga Imana ikaba yaravuze ngo kirazira wowe ukakizirura, uko babyita gukerensa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday. Nizere kumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanjye Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda twashe tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, abari mu Burundi Imana ibaho umugisha, abari mu biyaga bigari, abari Congo, abari Uganda, abari Kenya, abari Zambia, abari Zimbabwe, abari muri South Africa, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwira ngo turabakunda kuri channel ya gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Abari mu Burayi turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Inshuti zacu ziri mu Faransa turabakunda, Imana ibahe umugisha. Abari muri Sweden turabakunda, Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kubwo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday. Abari muri Australia Imana ibahe umugisha kubwo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday. Reka dushimire umuntu uzubana natwe buri kiganiro uko gisohose, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwiteho. Reka dushimire umuntu kandi uzufata ibiganiro byacu akabisharinga, akabipartaja, akabisunikira cyangwa akabihereza inshuti ye. Imana ize guha umugisha kubwo kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka dushimire nawe kandi subscribe. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe kugira ngo uzazubona ibiganiro byacu bitakugoye. Nkuko rero mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibireguraho. Dogiteri shalom shalom. Imana iguhe umugisha. Pasiteri watangira usenga Imana kuko cyane yacu to gusenga everyday. Turagushimiye data twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Turi imbere yawe, turi kuri gahunda yo kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko waduhaye gusoza inshingano yawe ikomeye, guhindura amahanga yose kuba bigishwa bawe. Tuje uko turi kose rero mu ntege zacu kugira ngo twongere imbaraga. Ube hafi yacu, reka ikuzo ryawe rigaragare mu butumwa bwiza tugiye gutanga, kandi ababwumva barahatandukanye ubashe kubakomeza no kubahembura mu mitima yabo, kugira ngo nugaruka mu bwiza bwawe bose bazabe biteguye kugusanganira kubw'ijambo ryawe, kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen.
tugiye gukomereza hamwe icyigisho cyacu icyaha cya 23 nk'uko gahunda yacu imeze muri bya byaha 320 turacakomeje. Ubishize ndabibutsa aho twari tugeze, twize icyaha cya 11 ariko gifite amashami 12. Twari turangije icyaha cy'ubugambanyi cya 10, tugiye gutangira icya 11 dutangira ubusambanyi, ariko twavuze ko bufite amashami 12. Buri shami twagiye turishura ku rutonde mu mwanya waryo, amashami 12 agera kuri 22. None tugiye gutangira icya 23. Ndabibutsa rero ayo mashami, ishami rya mbere niryo Yesu yavuze muri Matayo 5:27 havuga ngo desire cyangwa se kwifuza, umuntu wifuje umugore wa mugenzi we. Noneho 12 haba ubusambanyi nyakuri bwo gucana inyuma y'abashakanye bwitwa adultère. 13 haba ikintu cyitwa guheheta aribyo byitwa prostitution ku bapfakazi no ku basore bataciye inyuma yabo bashakanye ubwo batabagira. Prostitution nayo ni icyaha cya 13 ariko naco gihanirwa. Noneho 14 niho twavuze ubutinganyi. Turi gusoma Abalewi 18:22 kugeza ku 23, tuvuga ko ubutinganyi ari uguhuza ibitsina kw'abagabo, ibyo bita homosexualité. Naho guhuza ibitsina kw'abagore lesbianisme kibi cya 15. Icya 16 rero haba ikintu cyitwa masturbation, kwikinisha. Icya 17 haba ikintu cyitwa pedophilie, kurarikira impinja. Noneho 18 hari bestialité, kurarikira amatungo. Noneho 19 hari sodomi, guhindura imyanya ndangamisino ukayiyobya, ubuyobe mu mibonano ndangabitsina byitwa sodomi. Twavuze ko sodomi rero ifite ibice bibiri, ifite anale, ubuyobe anale, hakaba n'ubuyobe bicale. Hari ubwo mu kibuno hakaba n'ubwo mu kanwa, ubwo ni 20 kuri bicale. 20 noneho na rimwe hakaba ikintu cyitwa ubuyobe bwa insemination artificielle, guhererekanya intanga kuko umugabo n'umugore batari kumwe. Ico ginzira banyuramo ntabwo ari izimana yishimira. Iyo ni icyambere. Ubundi noneho insemination artificielle ikorwa cyane cyane iyo umugabo atabyara bakagura intanga z'undi mugabo, nabyo ni insemination. Hari insemination yuko umugabo n'umugore badaturanye mu bihugu bitandukanye bakohererezanya intanga. Hari na insemination yindi nayo ni artificielle yuko umugabo utabyara ashobora kumvikana n'umugore we bakaja kugura intanga z'undi mugabo. Izo nzira banyuramo ntabwo Imana izishimira, kuko appareil génital artificiel umugore akoresha ntabwo ari igitsina cy'umugabo, ahubwo icyo ni icyaha imbere y'Imana. Ubwo noneho rero hagaheruka ikintu cyitwa mariage symbolique, aho abazungu bateye imbere bagera ibitsina bikorana n'amashanyarazi. Yaba umugabo akagira icyo umugore gikorana n'amashanyarazi, yaba umugore akagira icyo umugabo gikorana n'amashanyarazi, bakinezeza igihe bari mu nzu irimo umuriro. Ibyo byitwa nabyo mariage symbolique. Ni icya 22. Tugiye gutangira uyu munsi wa none icyaha cyitwa gukerensa. Gukerensa ni 23, ni icyaha cya 23. Twumvise ko amashami y'ubusambanyi ari 12, kongera ku 10 twe tugeze kwa 22. 23 ni ugukerensa. Ese gukerensa ni iki? Turebye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 23 haravuga ngo niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri, ngo ntabwo abagisigaye igitambo cy'ibyaha kereka gutegerezanya ubwoba umuriro w'inkazi w'Imana uzarya abanzi b'Imana. Abantu bamaze kumenya ukuri none bakoze icyaha nkana, nta gitambo cy'ibyaha gisigaye kereka gutegerezanya ubwoba umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ahangaha kuri 27 havuga ngo uwicaga amategeko ya Mose akayasuzugura. Ijambo ry'Imana yavuga ngo yaterwaga amabuye ari uko abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nkanswe kuri 28 ukandagira umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano agahemura umwuka utanga ubuntu, ntazarushaho guhabwa igihano gikamije kuruta bya bindi, ntazarushaho guhabwa igihano gikomeye cyane kuruta bya bindi. Tugiye kwiga gukerensa.
gukerensa ni icyaha cya 23. Ese gukerensa ni iki? Gukerensa ni ugutesha agaciro muri dictionnaire. Ikintu bita profane ni ugutesha agaciro. Profane gutesha agaciro. Mu Cyongereza bakoresheje ijambo defile cyangwa debase cyangwa describate nubango ijambo defile debase. Noneho rero desecrate bisobanura mu Cyongereza ngo profane. Iryo jambo profane bisobanura gukerensa, nibyo tugiye kureba. Gukerensa noneho rishobora gusobanura ingingo ya mbere, rishobora gusobanura kwanduza mu maganya Yeremiya ibice 2. Icya kabiri rishobora gusobanura noneho konona, nkuko mu Balewi ibice 22:9 havuga konona ubuturo bw'Imana. Hari ukwanduza hakaba no konona, biratandukanye. Nkuko mu maganya Yeremiya 2:2 havuga ni ukwanduza, ariko Abalewi 22:9 ni ukonona. Muri Ezekiel 22:26 bisobanura ngo kwica ku rugomo. Noneho 22:26 n'ubundi Ezekiel kuri uwo murongo umwe hagasobanura kuzirura, nibyo bita profane mu Gifaransa. Profane rero gukerensa nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Abantu bakerenceje, hari urutonde rw'abantu. Umuntu wa mbere wakerenceje ni Sawuli. Sawuli yatoranijwe kuba umwami wa Isirayeli, ariko kubw'ubushake bw'abantu, atari ku bushake bw'Imana, ariko atoranywe n'Imana kuko asizwe amavuta kubw'ubushake bw'abantu. Sawuli rero yatoranijwe nk'umwami wa Isirayeli, baramuyoboka. Sawuli icyaha yakoze cyo gukerensa, kuko mu byagushije Sawuli akarimbuka ni bitatu. Uwiteka Imana yaramutumye ngo nibutse uko Abamaleki bimye inzira b'Isirayeli bari kuva mu Egiputa, ndagutumye genda. Ni Samweli wa mbere 15. Ndagutumye genda ubice, wica abagabo n'abagore n'abana n'abonka, numara utsembatsemba amatungo yose uyamare. Ibyo ni itegeko ry'Imana. Aragenda arica, yica abagabo n'abagore n'inshuke n'abana bose, arabarangiza, yinjira mu matungo aratemagura. Ariko ageze ku matungo arusha yandi kuba meza, niko yasubije intama nziza n'inyamibwa za rutagizinda zishira iruhande. None azana umwami Agagi ari muzima. Anga Sawuli aracari mu kazi ko kugenda mu nzira y'Uwiteka yamutumye. Agiye gutahuka n'abasirikari be bazana intama n'inka, bageze Yerusalemu, za ntama zirabira na za nyamibwa zirabira. None Samweli aramubaza ati, Sawuli, wumva itegeko ry'Uwiteka? Ati, naryumviye 100%. Waryumviye ute? Ati, yantumye gutsembatsemba, ndatsemba abagabo, ndatsemba abagore, ndatsemba abana, ndatsemba abonka, ndatsemba uwo narokwe ni Hagagi kugira ngo muzane kubw'icivugo. Ariko hari intama n'inka z'inyabigwa za rutagizindi ni z'abantu nagendanye nabo barokoye, kugira ngo tuzizane Yerusalemu, atari ku nyungu zacu, ahubwo tuzikoreshe gutambira Uwiteka. Ahangaha ikintu cyitwa gukerensa Sawuli yakoze, nuko yari yaratoranyijwe nk'umwami wa Isirayeli. Ahangaha gukerensa kwe nuko Imana yari yararangije gutoranya abakomoka kuri Lewi, aribo batambyi b'Uwiteka, kugira ngo bakore ku gicaniro, bakore mu ihema ry'Imana. Sawuli yibagirwa inshingano ye y'ubwami bwa Isirayeli Imana yamuhaye, kandi yasutswe amavuta. Ariko aribesha aravuga ngo kwari ukugira ngo dutambire Uwiteka, ashaka no kugira ngo akosore ubutambyi Imana yubatse. Uko nukwanduza, uko nukonona, uko nukuzirura, kuko yari imiziro ngo umuntu wese udakomoka kuri Lewi yinjire ku butambyi bw'Imana. We yari umwami, yari afite inshingano ze, ariko arabitekereza ashaka gusa nuzirura, kandi ari ikizira ngo umuntu udakomoka kuri Lewi yinjira hera atambira Uwiteka. Imana imaze gutoranya uwo muryango, kuko Sawuli ubwe yakomokaga mu rubyaro rwa Benjamini. Ahangaha rero ukomoka mu rubyaro rwa Benjamini ntabwo yari atoranirijwe kuja hera kugira ngo atambire Uwiteka. Ibyo ni ugukerensa, ni ukwanduza, ni ukonona.
nuvuga ngo ni ugutesha agaciro ibyari bifite agaciro, nibyo bita gukerensa. Sawuli rero yaguye mu cyaha cyo gukerensa. W'icyaha cya kabiri yakoze nuko yansuzuguye itegeko ry'Uwiteka, akanga gutsemba nk'uko Uwiteka yamubwiye. Samweli niwe wabivuze ngo mbese ubasha itegeko ry'Uwiteka? Yica itegeko ry'Uwiteka, yakurikiza amabwiriza yaryo, ariko agiye kongeraho icyaha cya kabiri yiyita umutambyi, yishira mu cyimbo c'abatambyi kandi ari umwami. Icyaha cya gatatu, Abafilisitiya bamaze kunesha Abisirayeli, niho yigiriye inama yo kuja ku mushitsikazi, aja gucunisha ku mushitsikazi w'Endori. Samweli ya mbere igice cya 28 ku murongo wa 4-15 nabyo bimubera icyaha cya gatatu cyo kumurimbuza no kumucumuza burundu, Imana imukura ku ngoma. Ahangaha turi ku cyaha cyo gukerensa. Sawuli rero yarakerenceje kuko yihaye inshingano y'ubutambyi Imana itamuhaye. Uko nukugayisha, uko nukonona, uko nukuzirura, uko nukwica ku rugomo. Undi muntu wakerenceje nuwitwa Uza, ariko atabikuye ku muti, batari ku bushake. Umuntu ashobora gukerensa kuko yabitekereje, undi ashobora gukerensa kubw'ubujiji. Uza Samweli ya 2:6 yarakerenceje ariko atabizi, yaraporofanye. Nukuvuga ngo isanduku y'Uwiteka yari yera kandi yabagamwe ibintu Uwiteka yashize mu bigaragaza ko igomba gukorwaho n'uwatoranije, ni umuryango w'Abalewi. Ariko inka zari zihetse ku gare ziratsikira, zitsikiye isanduku ishatse guhengama. Uza ashaka kuyiramira ku bw'impuhwe z'umurimo w'Imana, ariko ayiramira mu bujiji. Uza ntabwo yarakwiriye gukora ku sanduku y'Imana, ariko yarayikunze, ariko ayiramira mu bujiji. Ntabwo rero gukunda iby'Imana bisaba ngo bikandagira utabiherewe uburenganzira. Yarayikunze pe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bibera umuvumo, ako kanya bikongeza uburakari bw'Uwiteka, Uwiteka mutsinda aho ngaho, kuko yashatse kuramira gutabara ibyo adakwiriye gutabara. Babyita gutesha agaciro, gukerensa. Uko gukerensa ari abantu benshi barabikoze, ndetse n'umwami Nebukadinezari yarakerenceje. Amaze kuzana abasore batatu, amaze kubaha itegeko ry'inkubagahu, aravuga ati nimumva amabura n'amakondera na za kornemize zose n'ingoma byose nimumara kubyumva, igihe cyo gupfukamira igishushanyo naremye kigeze, namwe mubabarane n'abandi. Icyo gihe yarababwiye ngo ariko nimutubarara. Usomye Daniel igice cya 3 tomye ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 19, Nebukadinezari yaravuze ngo ariko nimutubarara ngo muramye igishushanyo nakoze, Imana iri bubankize iravahe. Nebukadinezari yazi ko hari Imana imuruta kandi yamushize ku bwami, yarabizi biri mu mutwe we, ariko arahangara avuga ngo Imana ibasha kubankiza irava ku yihesi, kwari nje usumba byose, kwari nje uruta byose. Imana yabankiza yaturuka he? Ntaho. Yibagiza ko Imana yari yamushize ku ngoma, yibagiza ko ariho kubw'Imana. Aravuga ngo Imana yabankiza, ariko abasore batatu bari bahagaze neza, bari bafite gukiranuka kw'Imana, bamusubiza nk'abazi Imana. Baravuga ngo mwami nta mpamvu yatuma tugusubiza n'ibyo jambo. Ni Daniel igice cya 3 uvuye ku murongo wa 15 kugera kuri 19. Mwami nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu twahisemo dukorera, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi ikadukiza n'amaboko yawe Nyagasani. Ariko nawe itadukiza, ntabwo turi buramye Imana zawe no gukorera igishushanyo waremye. Nuvuga ngo yabwiye abasore bari bazi Imana, ariko arakerensa. Aravuga ngo nta yindi Imana ihari ibasha kubakiza amaboko yanjye, kuko nta kinduta. Uko nugukerensa. Uko gukerensa rero nugutesha agaciro, nukonona, nukwanduza, ndetse ni no kwica ku rugomo. Anga abantu bakwiye kwirinda kugira ngo badakerensa, ko twumvise ko hari uwakerenceje yabikoze muri gahunda. Sawuli yabikoze azi ngo Imana irashaka inyungu z'ibitambo, ntiyamenya ko Imana yateguye ubutambyi, ntiyamenya ngo amatungo yose yo ku isi ari Uwiteka. Sawuli biramuyobera, ntiyabimenya, ahubwo arakerensa.
ariko akerensa azi ko Imana itamwimitse kuba umutambyi ahubwo ko yamugize umwami. Ahangaha ari ugukerensa. Abantu bakerensa ni ugutesha agaciro, gutesha agaciro. Ahangaha mu Baheburayo twasomye igice cya 26 hari gutesha agaciro, ni ukuvuga ngo ni ukubahukwa ibyera kuko Nebukadineza byabaye. Ariko Yuda nawe yarakerensheje, kuko Yuda ikintu yakoze nuvuga ngo yagurishije umwana w'Imana, yarabanye nawe aremera aja mu giciro cyo kugurisha umwana w'Imana, kandi yarazi ko Yesu Kristo ari umwami. Yari yaratoranijwe muri 12, atoranijwe muri 12, bakorana na Yesu imyaka igera kuri 3 n'imisago, ni hafi n'igice akorana nabo. Ariko gukerensa ara muri Matayo 26 umurongo wa 25 turutse kuri 24, Yesu yamaze gutangaza ngo umwana w'umuntu aragambanirwa nk'uko byanditswe kuri we, ariko umuntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishano. Ahubwo icajaga kumubera byiza ni uko umuntu nk'uwo yaba ataravutse. Abigishwa uko ari 12 bose batangiye kuvuga ngo mwami ninje. Ubwo Petero ati mwami ninje, Andrea ati mwami ninje, Tomasi ati mwami ninje, Yohana ati mwami ninje, Yakobo ati mwami ninje, mwene Arufa ati mwami ninje, Tadeyo ati mwami ninje, Filipo ati mwami ninje, Bareterema ati mwami ninje. Noneho byari barangije abandi bigisha uko ari 11 bari kuvuga ngo mwami ninje, mwami ninje, mwami ninje. Abandi bigishwa uko ari 11 bahamya ko Yesu Kristo ari umwami. Ariko kuri 25 umurongo wa 25 haravuga ngo mwigisha ninje. Nukuvuga ngo abandi 12 izindi ntumwa zakoranye na Yesu zihamya ko Yesu Kristo ari umwami. Ariko Yuda ashaka kugabanya ingaruka y'icyaha, abona ko kumwita umwami ari ikorera amaraso y'umwami, ahitamo gukerensa yita Yesu mwarimu. Yari mwarimu koko, ariko yari umwami nk'uko abandi bigishwa bahamije. None aravuga ngo mwigisha ninje. Yesu aramubwira ngo wakabimenye. Nuvuga ngo ashaka kugabanya icubahiro cha Yesu, yamuha icubahiro nk'abandi bigishwa yari afite kandi agikwiye. Yuda kuko yaragiye kumugambanira, agiye kwikorera amaraso ye, ashaka kugabanya ingaruka. Aravuga ati sinshaka kumwita umwami, ahubwo ngenda mwita umwigisha. Nubwo abandi bose 11 nabyumvise bamwise umwami, ariko nje namwita umwigisha. Nugupfobya, nugutesha agaciro. Nuvuga ngo hofane nugutesha agaciro. Ico ni icyaha cya 23. Nyabuna bana b'Imana mwirinde gukerensa. Gukerensa bishobora gukorerwa no mu rusengero. Umuntu akaririmba yahemukiye mugenzi we kandi akaririmbana nawe. Umuntu akabwiriza abantu yanga, akababwiriza amaraje kubabwira ati mwumve ibyo mvuga kuko ari ijambo ry'Imana, ariko mwikwitegereza ibyo nkora. Ariko ijambo ry'Imana rivuga umupasiteri mwiza, rivuga ko umupasiteri mwiza ku ngingo ya 5 ari ushobora kwera imbuto za kwihanisha abandi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 12 ngo bene data mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo bamwe babasebya nk'abakora icyaha, ariko nibabona imirimo yanyu myiza mukora bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Bisobanura ngo umuntu uyobora umukumbi w'Imana akabwiriza ijambo ry'Imana yarakwiriye kwera imbuto zibereye kandi zibasha kwihanisha n'abatari bihana, maze abayobora bazibona bakarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi, maze abapagani bamubona bakarushaho guhimbaza Imana. Ahangaha rero Nebukadineza nawe ijambo ry'Imana avuga ngo yisubiyeho, agaruye ubwenge,
yari yavuze ko ari we Mana ishobora byose, ishobora kurimbura, ishobora kurangiza isi. Ariko ijambo ry'Imana muri Daniel 4:33 kugera 34 aravuga ngo abagarutse mu ubwenge. Ubwenge yari yataye buragaruka. Akenshi gukerensa umuntu aba yashatse gufata icubahiro c'umuruta, ariko mu mugambi wo gutesha agaciro wa wundi umuruta. Kuvuga ngo nta Mana yabankiza bisobanura ngo niwe ubaye Imana. Iyo rero abaye Imana, ya Mana iteshejwe agaciro. Ahangaha nizo mpamvu abaheburayo bavuze ngo niba dukora icyaha nkana tumaze kumenya ukuri, nta kindi gitambo gisigaye uretse gutegerezanya ubwoba umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo none uwasuzuguraga amategeko ya Mose, iyo yabaga ashinzwe n'abantu 2 cyangwa 3 bahari bagaragara kandi bakuze, bagomba kuba barengeje imyaka 18, kuko adulte nibo baregaga bikemerwa, ko atababarirwaga ahubwo agaterwa amabuye hagati y'abantu bamureba, nkanswe umuntu ukandagira umwana w'Imana, nkanswe umuntu ukerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje ubuntu, nkanswe umuntu wemera umwuka utanga ubuntu, ntazarushaho guhabwa igihano kirusha bya bindi gukomera. Ni ukuvuga ngo uwanze amategeko ya Mose akayasuzugura, nawe yaga akerensheje. None ukandagira umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano, akumva ko amaraso ya Yesu atagira agaciro, kandi Yesu ari umwami, kandi ari mu maraso ye abantu bakura agakiza, ariho twakwiye gucungurwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha, sinyifi amaraso ye niyo yeza ibyaha by'abari mu isi. Ukayakerensa, ugahakana ko adashobora kukweza, ukanga kwihana bakubiye amaraso ya Kristo, ngo ntazarushaho guhabwa igihano. Agahemera umwuka utanga ubuntu ko ari we wemeje umutima we, ntazarushaho guhabwa igihano kirusha bya bindi gukomera. Ijambo ry'Imana riravuga rero ntugakerense mwene data, ntugatesha agaciro ibifite agaciro, ntugatesha agaciro ibifite agaciro. Hari n'ubundi buyobe buvuga gukerensa ariko atari ugukerensa. Umuntu umwe yaravuze ngo gukoresha Bibiliya ya telefone afite Bibiliya yindi y'impapuro ngo ni ugukerensa. Aho ntabwo ari ugukerensa, ahubwo ni iterambere. Ntabwo ari ugukerensa oya. Wakoresha Bibiliya ya telefone cyangwa wakoresha Bibiliya y'impapuro nta kibazo, cyangwa wayifata mu mutwe ukayikoresha, ariko gukoresha Bibiliya ya telefone ntabwo ari ugukerensa y'impapuro. Ikindi ntabwo ari ugukerensa itorero. Mwirinde gukerensa bene data, ibintu biba agaciro kabyo. Kandi ibintu by'Imana, iyo umuntu yakerensaga ahera h'Imana, yabaga ari umutambyi akinjira hera cyane atiyejeje umwaka wose nk'uko bikwiye. Iyo umuntu yinjiraga hera cyane atiyejeje nk'uko bikwiye, yahuraga noneho n'ingaruka ihwiriye gukerensa kwe. Ukandagira hera udakwiye, haba no mu rusengero rw'Imana, no kuhavugira ibidakwiye, no kuhakandagira abantu badakwiye, kuko ari ahera h'Imana, ntabwo ari byo bisa no gukerensa. Kuko ari ukwiriye kwegera Imana, yari akwiriye kuba ari umuntu wiyejeje nk'uko umutambyi yinjiraga hera cyane rimwe mu mwaka. Abo bantu bakerensa rero mwirinde kandi mwihane, we gukerensa gutesha agaciro ibifite agaciro, we gukerensa amaraso ya Yesu Kristo, we gukerensa ibihesha ubugingo. Ihane wisubireho. Abakerenceje bose bahuye n'ingaruka y'ibyo bakoze byose. Twabonye Yuda uhangara akicarana n'abatambyi, akaja mu giciro cyo kugurisha umwana w'Imana, bagacira amafaranga bagasubiza, bakageza ku bice by'ifeza 30. Yuda akabyemera kandi yaragendanye na Yesu. Uko ni ugukerensa. Gukerensa ni ugutesha agaciro bene data. Mwirinde gutesha agaciro, mwirinde kwanduza mu maganya Yeremiya 2:2. Mwirinde konona nk'uko abantu bononye ubuturo bwera, mwirinde kwica ku rugomo, mwirinde kuzirura ibizira. Nubango Imana ikaba yaravuze ngo kirazira wowe ukakizirura, uko babyita gukerensa. Gukerensa ni icyaha cya 23, ni icyaha kibi. Tuzakomeza tuzagera kuri 320 twiga icyaha ku kindi. Ariko bene data, mwirinde gukerensa.
ndetse no gutesha agaciro n'umuntu w'isi uzi ko afite agaciro ke ukamutesha agaciro, nako ni ugukerensa. Ushobora guhura n'umuntu w'umugabo ukavuga uti mvuye n'umwana, uko kwita umugabo umwana ukamuha izina ritari rye ryo kumucisha bugufi no kumutesha agaciro, babyita gukerensa. Imana idufashe twirinde gukerensa amaraso ya Yesu. Iyo ukoze icyaha nkana rero ubukerenceje, kuko ya maraso ya Yesu niyo akwezaho ibyaha. Iyo wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kubw'amaraso yavuye nk'impongano y'abari mu isi bose, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bana batonda bakangurira mbahugura ngo mudakora icyaha, ariko ntihagira ukora icyaha, dufite umutambyi udusabira ku Mana, ari we Yesu Kristo wemeye kumena amaraso ye kugira ngo abe intongano y'ibyaha byacu. Ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere 2:1-3 haravuga ngo si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni ibyaha by'abari mu isi. Wamara ugakora icyaha, nabwo ukora icyaha nacyo ni ugukerensa, kuko amaraso ya Yesu niyo akwezaho ibyo byaha ubu yasuzuguje. Imana idusange twe gukerensa amaraso ya Yesu Kristo. Imana idusange twe kugayisha. Imana idusange twe konona ubuturo bwera. Imana idusange twe kwanduza cyangwa tuziriure iby'Imana yatwihanangirije kuziririza. Imana iduhe umugisha kandi ihira bumvise ubutumwa bwiza bari mu mahanga yose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor bakoze, Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri iki kiganiro. Tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro akabisharinga, Imana iguhe umugisha. Kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Pastor Mpazibirego Pierre ubagejeho ikiganiro icaco gukerensa ca 23. Nimero ya WhatsApp ku bashaka gukurikira ubutumwa bwiza 0786696620, 0786696620. Ni kuri channel ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha. Murakoze, umugisha kuri mwese kandi mwirirwa amahoro. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.